Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Muraho neza? Ndagira ngo dufatikanye amagambo y'Imana numva arimo kumfasha. Ndumva ndi gufashwa n'ijambo ryitwa komatana n'Imana. Rindimo ni rinini cyane, ndumva riri kumfasha. Ndagira rero ngo dusangire amagambo yanditse mu gitabo cya Rusi. Igice cyaho cya mbere turasoma 200 wa 16 n'uwa 17. Handitswe ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambi. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Imana idufashe. Aya magambo ni umuntu witwa Rusi wayavuze ari kuyabwira nyirabukwe witwaga Nawomi. Nawomi yari umudamu cyangwa umugore w'umugabo bitaga Elimeleki. Bari bafite abahungu babo babiri, umwe yitwaga Maharoni undi akitwa Kidironi. Bibiliya itubwira yuko igihe kimwe nyine bakomokaga cyangwa bari ab'i Buyuda y'i Betelehemu. Noneho Bibiliya iratubwira ngo haza gutera inzara. Hateye inzara rero bafata umugambi wo guhungira i Mowabu kugira ngo bazagaruke iwabo nyuma wenda inzara ishize. Umuryango wa Elimeleki n'umugore we Nawomi n'abahungu be babiri Maharoni na Kiriyoni bava i Betelehemu y'i Buyuda bahungira i Mowabu. Bageze i Mowabu b'abahungu be uko ari babiri Maharoni na Kiriyoni babenguka abakobwa babiri b'Abamowabukazi, kuko i Mowabu niho bari barasuhukiye. Umukobwa umwe yitwaga Orupa, undi yitwaga Rusi. Uwo Rusi ari nawe wavuze aya magambo. Barashyingirwa rero barabana, noneho umuryango w'abantu 6. Bibiliya itubwira ko hashize iminsi Elimeleki umugabo wa Nawomi yaje gupfa. Hanyuma abahungu be bombi nabo barapfa. Nawomi asigarana n'abakazana be bombi gusa, Orupa ndetse na Rusi. Nawomi igihe kiragera, Bibiliya itubwira ko yaje kumva amakuru aturuka iwabo i Betelehemu ko byagenze neza, ko Imana yabibutse ikabaha ibyo kurya. Afata umwanzuro rero wo gusubirayo. Ariko asubiyeyo, mu gihe yari agiye gusubira yabwira bakazana be, arababwira ati bakazana banjye ndabashimiye, bakazana beza, mwagiriye neza abanyakwigendera, abagabo banyu aribo bahungu banjye. None rero nimwisubirire mu nzu z'ababyeyi banyu, mugende mushakwe, muzongere mwubake, kuko jyewe ntacyo nabafasha. Bapfakaye nta mwana basigaranye, bapfakaye nta n'inda basigaranye. Nyirabukwe rero akababwira ngo nimwisubirire iwanyu, nta mpamvu yo kugumana nanjye, ntacyo nzabamarira, ntacyo nzabafasha, ntacyo mfite. Bibiliya iratubwira ku murongo wa 14 w'iki gice twasomye cya mbere cya Rusi, akatubwira ngo Orupa yasomye nyirabukwe ngo aramusezera, basi arigendera, aramureka. Ariko uwo murongo ukongera ukatubwira ngo Orupa yasezeye nyirabukwe ngo ariko Rusi we amubaho akaramata. Imana ishimwe. Ndumva nshaka ko tuvugana kuba karamata n'Imana, komatana nayo tukayirambaho. Ndumva ari byo bindimo, numva ari byo nshaka kuvugaho. Haleluya. Rusi aba akaramata kuri nyirabukwe, amwizirikaho, yomatana nawe, aravuga ngo jyewe ntabwo nzagusiga na hatoya, nzabana nawe. Bene data mu nyumva, uyu Rusi yari afite impamvu zo kutizirika kuri nyirabukwe akigendera. Impamvu ya mbere nuko Rusi yari amaze gupfakara, abaye umupfakazi.
uwo yaje akurikiye muri uwo muryango yari atagihari, ababaye umupfakazi. Ikindi, Rusi yari yapfakaye, nta n'umwana yabyaye muri uwo muryango. Ikindi ni uko nyirabukwe, ku bigaragara, Nawomi yari amaze kubura ibyo yari afite. Nta kintu yari afite, nta kigaragara gifatika wavuga ngo nicyo cyakuruye Rusi. Bijya bibaho abantu tugakunda les choses matérielles, tukabikunda, tukabyizirikaho, tukabyirukankaho, ariko biragaragara ko uyu mukecuru Nawomi ntacyo yari afite cyari gukurura Rusi ngo ahagume, ariko yemera kugumana nawe. Ikindi, Rusi yari umujene, yari akiri mutoya, yashoboraga kongera gushakwa, ariko atitaye kuri ibyo byose abwira nyirabukwe ngo tuzagumana. Nyirabukwe ati oya, igendere, isubirireyo. Rusi akamubwira ati jyewe ntaho njya, winyinginga gusubirayo, nzagukurikira. Haleluya. Icyampa tukabwira Yesu ngo tuzagukurikira uko biri kose. Nyirabukwe akamubwira ati gendere, undi akamubwira ati nava aha nkajya he, nagusiga nkajya kuri nde, ni wowe nshaka. Nasiga ibi ngasanga ibiyi, ko ari wowe nshaka kugumana nawe. Imana yawe niyo izaba iyanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzajya niho nzajya. Aramurahira, aramaramaza, aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Icyampa tukizirika ku Uwiteka, natwe tukarahira iyo ndahiro, tukavuga ngo ntabwo tuzakuvaho. Haleluya. Imana itubashishe kumatana nayo, twumatane nayo yewe. Maze kubona ko Orupa asezeye nyirabukwe, byarashobokaga yuko Rusi agera ikirenge mu cya mukeba we Orupa, akavuga ngo aragiye, nanjye reka ngende. Ariko Rusi atitaye ku byo mukeba wakoze byo kugenda, ntiyabyitaho, arabyirengagiza. Nta mpamvu yo gukurikira ibyo tubonye, nta mpamvu yo kujya mu byo abandi bakoze ngo natwe tubikore, kandi umutima wacu utabitwemeza, kandi umwuka wera w'Imana uri muri twebwe adahamanya nabyo. Nta mpamvu yuko twagenda tubikurikiye kandi umwuka wera w'Imana muri twe, kandi umutima nama wacu utari guhamanya nabyo. Rusi aravuga ngo nubwo agiye nagende, ngewe nzanamba kuri mabukwe, ngewe nzomatana nawe, ntabwo nzamusiga. Haleluya. Imana ishimwe. Narasomye iyi mirongo twasomye, numva yuko harimo ibintu Rusi yari yarabonye byamubujije kugenda. Nubwo haruguru tubonye impamvu zashoboraga kumupusa, kumusunika ngo yisubirire iwabo, ariko ibyo yari yarabonye muri uriya muryango byarushije imbaraga ibyashoboraga kumusubiza iwabo, ahubwo ibyo yari yarabonye bigira imbaraga, bituma yomatana na nyirabukwe, yemera kumugumaho. Uti ni ibi twasomye, aho yamubwiye ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Haleluya. Hari impamvu nyinshi zamubujije, ahari nyinshi ntibazivuze hano, nanjye wenda sinazivuga muzihari ngo nzirangize, ariko mu nkundire mvuge ebyiri. Imwe mu mpamvu yatumye Rusi atagenda, hano muri aya magambo twasomye harimo ahavuga ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Haleluya. Mbibutse yuko nkuko nabivuze kare, uyu Rusi yari umumo wabo kazi, aho basengaga imana z'abanyamahanga cyangwa ibigirwamana, nibyo byabaga mu bamo wabo. Ageze muri Isiraheli, mu rugo kwa Nawomi, mu muryango wa Elimeleki, kuri nyirabukwe bari basigaranye, yari yarahabonye imbuto, yari yaramubonyeho imbuto, yari yaramubonyemo Imana ya Isiraheli itandukanye n'ibigirwamana by'iwabo, wabo. Arangije aramubwira ngo Imana yawe, Imana nabonye muri Isiraheli, niyo izaba Imana yanjye. Haleluya. Aramubwira ngo iyo Mana niyo izaba Imana yanjye. Imana idushoboze yewe kwera imbuto. Imbuto za Nawomi zatumye Rusi amunambaho, yomatana nawe.
Imana y'Isiraheli Nawomi yari yaragaragaje byatumye Rusi yemera komatana nawe. Yari yarabonye itandukaniro. Bijya bibaho bene data mu miryango twashatsemo, mu miryango turimo. Iki kibazo kijya kibaho hagati y'abakazana na ba nyirabukwe, ntibumvikane, bagashwana, bagatongana, bakarwana, bakaregana. Ntiwavuga ngo byaturutse kurinde cyangwa kurinde. Bishobora guturuka ku mukazana, bishobora guturuka kuri nyirabukwe, kuri buri wese. Uko Satani hose araharwanira. Icyo Satani aba yifuza kuba ari ugusopanya abantu gusa, kuko umwanzi ntazanwa n'ikindi uretse kwica, kwiba, gusenya no kurimbura. Ariko hariho Kristo wazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Imana ishimwe. Rusi abona Imana kuri nyirabukwe, abona imbuto kuri nyirabukwe. Rero twabafataho icyitegererezo abakazana ba nyirabukwe. Rusi yarabishoboye, Nawomi yarabishoboye kumwerera imbuto. Pourquoi pas nous? Rusi yarayibonye, yari yarayibonye muri Nawomi nyirabukwe, bituma yumva atazamuva, atazamusiga. Icyampa aho turi, cyampa aho dukorera, cyampa mu bo tubana, tukahagaragaza Imana, bakabona imbuto ziduturukaho. Wenda byabatera kureka ibigirwamana by'iwabo, wenda byabatera kureka ibyaha, nabo bakomatana n'Imana natwe dukorera tugaragaza. Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri nshaka kuvuga, wenda nkarekeraho kuri bibiri nashatse kuvugaho byatumye Rusi wenda byaba byaramubujije kugenda ngo asubire iwabo. Hari aho yavuze aramubwira ngo ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Kuba naravuye mo wabo, no, aho nyine navuyeyo. Ubwo bwoko sinkibwibuka, ubwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, nibwo nanjye nshaka. Haleluya. Iyo tumaze guha Yesu ubugingo bwacu, tuba tubaye bene Yesu. Nshuti zanjye, tuba tubaye bene Imana. Iby'amoko, iby'amasekuruza, ibyaho twakomotse, ibyo twabagamo, ibya kera biba bihindutse bishya. Tubaye mu bwoko bw'Imana, tubaye bene Imana, tubaye bene Yesu. Ubwo bwoko tukaba tubonye ubwoko bw'abana b'Imana. Kera tukiriyo ntabwo twari ubwoko, ariko iyo tumaze kwizera Kristo tuba tubaye ubwoko bw'abatangi bwera. Imana ishimwe. Aravuga rero ngo nta mpamvu iby'amoko n'amasekuruza, no, ubwoko bwanjye n'ubu, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Twabaye bene Yesu, twabaye bene Imana, twagiye muri Kristo, twabaye ibyaremwe bishya. Tunambe ku Mana, twomatane nayo. Imana ishimwe. Rero nawe maravuga, Rusi aravuga ngo nasize iwacu, nasize ubwoko, naraje. Hariho amagambo tujya dusoma mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 24 bajya bayasomera abantu bagiye gushyingirwa. Akavuga ngo nicyo kizatuma umuntu asiga, cyo kizatuma umugabo asiga se na nyina, agasiga maze akabana n'umugore we, akaramata bakaba umubiri umwe. Abakijijwe nicyo kizatuma dusiga ibyo twabagamo natwe, tukabana na Kristo akaramata, tukomatana nawe. Haleluya. Icyampa nkomatana n'Uwiteka, icyampa nawe ukomatana n'Uwiteka. Urukundo Rusi yakunze nyirabukwe, uko kumukunda akaramata, uko kumwizirikaho, byanyibukije cyane uburyo nanjye nkwiye komatana na Yesu wankunze, uburyo nanjye nkwiye komatana na Yesu wanyitangiye, nkamwizirikaho, sinzamuveho. Dore ko maze kumwakira twagiranye isezerano, nkamubwira nanjye ngo ntabwo nzamusiga, ntabwo nzamureka, sinzatatira icyo gihango. Nagiraga ngo nkwibutse nawe ushishikarire, wihatire komatana n'Imana. Uru rukundo Rusi yakunze nyirabukwe rugutere nawe kwibuka ko ukwiye komatana n'Imana. Ukunda Imana akaramata, ukunda Imana ubutayihemukira. Haleluya.
rusa twigisha tubera icyitegererezo. Mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo mu bice 12 umurongo wa 1 avuze ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Hariho abahamya. Rusi ni umuhamya mu bakunze, mu bomatanye na nyirabukwe, ntacyo ahereyeho, nta gifatika yishingikirijeho, ariko aramubwira ngo nakuvaho nkajya he, nagusiga nkajya hehe, ni wowe nshaka komatana nawe, ni wowe nshaka komatana nawe, uko nakubonye mu Imana, ndashaka ko iyo Mana iba Imana yanjye, ndashaka kukwigiraho, nakubonye mu ibyiza. Imana ishimwe, twomatane na Yesu wacu, twomatane n'Imana bavandimwe. Muri Yohana ibice 6 umurongo wa 68 narahasomye, nsoma Yesu abaza abigishwa be, arababwira ngo none namwe murashaka kugenda, namwe murashaka kunsiga koko? Ariko kuri uyu murongo wa 68 Yohana 6 Petero ngo aramusubiza ngo ariko mwigisha, urabona twagenda, urabona twava aha tukajya he, urabona twasiga ibingibi tugasanga ibi, twakuvaho tukajya he, ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Mbese murabona twava ku Mana, mbese murabona twava kuri Yesu tukajya hehe? Murabona twamuvaho Kristo tukajya kuri inde? Rusi yibukaga urukundo nyirabukwe yamukundaga. Rusi yibukaga imbuto nyirabukwe Nawomi yamwereye, akavuga ngo ubuse nagusiga, ubuse najyaye, ubuse nasanga ndi. Inshuti yanjye, nagira ngo wibuke, burya kwibagirwa ni ikintu kibi, ariko ibuka iby'Imana yakoze, ibuka aho Imana yakuvanye. Niba uriho unyumva uyu mwanya, niba urimo wumva aya magambo ndi kuvuga uyu mwanya, nawe ni umugisha, kuko hari benshi batabasha kumva. Hariho n'abantu bafite ubumuga bwo kutumva, ariko ufite umugisha kuko ubasha kubyumva, ufite umugisha kuko ukiriho, uracyafite umwanya wo kugira ibyo ukemura, uracyafite umwanya wo kugira ibyo utunganya. Ibuka iby'Imana yakoze. Twe kuba abantu bareba ibibi gusa, twe kuba abantu bareba negatifu gusa, twibuke iby'Imana yakoze. Ariko byibuke inshuti, fasha tubyibuke. Umunsi umwe nasomye mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 7. Icyo gice iyo ugisomye ubonamo Abafilisiti y'ukuntu bari barajujubije Abisiraheli. Ariko umunsi umwe Imana igabiza Abayisiraheli Abafilisitiya, barabarwanya, barabanesha. Abisiraheli banesha Abafilisitiya, Abafilisitiya babaha ibitugu bariruka, Abisiraheli barabirukankana babica umugenda. Samweli abyitegereje, uzabisome muri Samweli wa mbere ibice 7, usome umanuke ugere ku murongo wa 11 ugere ku wa 12, urebe ikintu Samweli yakoze, urebe ko nawe utakora nkacyo. Samweli abyitegereje arebye ibibaye, uburyo bisha Abafilisitiya bakabarangiza, bakabica umugenda, bakabatera, bakabaha ibitugu bakiruka. Samweli abirebye asubiza amaso inyuma, yibuka uburyo Imana yabanye nawe kuva uhereye kera, ari umusore aba mu nzu y'Imana, ari umucamanza w'Abisiraheli kugera kuri iyo myaka yaragize. Abona noneho n'icyo gishyashya Imana ikoze, bituma yibuka n'ibya kera n'ibyabanje Imana yakoze, ibyo yamukoreye, ibyo yamukoresheje mu Bisiraheli. Arangije aravuga ngo none Abafilisitiya Imana irabatugabije, turabatsinze, turabanesheje. Ku murongo wa 2 nuhasoma harakubwira ngo maze ngo Samweli ngo afata ibuye ngo arishinga hagati y'imisipa ngo n'isheni, ahashinga iryo buye. Arangije ngo iryo buye arihimba izina, ngo arihimba Ebenezeri, bisobanura ngo Uwiteka yaratuzahuye. Haleluya. Urebye iby'Imana yakoze kugera uyu munsi, subiza amaso inyuma nshuti, we kureba ibiri negatifu gusa, subiza inyuma urebe iby'Imana yakoze. Urumva wowe iri buye utarishinga ukarihimba Ebenezeri. Hari igihe nicara nkumva nanjye narishinga, uhereye kera nkiri muto, ibyo nabonye kandi nzi neza ko iby'Imana yakoze ntarebesheje amaso, ibyo ubu yasibye nari bubigwemo.
intambara yandwaniriye, indwara zitagira ingano yankijije, imitego nari kugwamo Imana ikayitegura. Iyo niyo nabonye. Ariko nzi neza ko iby'Imana yavanyeho itabinyeretse ngo bitantera ubwoba ngahahamuka nibyo byinshi. Nkabitekereza nanjye numva nashinga ibuye, nkandikaho ngo Ebenezeri, Uwiteka yaratuzahuye. Kugeza ubu Uwiteka yaratuzahuye. Nawe ndahamya ko wavuga nk'ibyo. Hariho iby'Imana yakoze. Yishime bigutere komatana nayo, yishime bigutere kuyinambaho. Shuti yanjye, kunamba k'Uwiteka, komatana n'Uwiteka bijya bigira umumaro. Bijya biruta komatana n'abantu, bijya biruta kwiringira abakomeye, bigira umumaro. Uyu Rusi, iyo ukomeje gusoma iki gitabo cya Rusi, ubona ibintu byabaye kuri Rusi n'ibitangaza. Rusi wari umupfakazi, ntabwo yashaje cyangwa yapfuye akiri umupfakazi. Haleluya. Bijya bihinduka. Imana ijya ibirangiza. Imana ijya itabara abantu bayo. Bibiliya imbwira yuko Imana yaje kumuhuza n'umugabo witwa Bowazi. Kubwo kunamba kuri nyirabukwe, Imana yamuhuje na Bowazi. Bowazi wari umucunguzi w'uwo muryango wo kwa Elimeleki, ni wari umucunguzi wabo. Imana imuhuza na Bowazi, aramufata mugira umugore. Uwari umupfakazi aba yubatse urugo. Haleluya. Icyo si igihamya, si igifatika. Ntibyarekeye aho. Utarigeze abyara, hamwe no kubana na Bowazi, Imana ibimuhaye umuhungu witwa Obedi. Haleluya. Utarabyara agahindukanye na w'abana, aba mama Obedi. Ese urabyumva? Ntibyagarukiye aho. Nusoma mu bice bine ugakomeza ugasoma, uzabona ko uwo nguwo Obedi ari mu gisekuru cya Yesu. Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye Dawidi, Dawidi birakomeza biza kugenda, tubonamo Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nyine. Rusi wari umumowabukazi, umunyamahanga. Rusi wari umupfakazi, atagira umwana, atagira izina, atagira ijambo, aba nyirakuruza wa Yesu. Imana ishimwe. Uko nukunamba k'Uwiteka, nukomatana n'Uwiteka kugira umumaro. Komatana nawe bidakoze isoni. Iyo womatanye n'Uwiteka, ibigeragezo bigenda hejuru, ibibazo bigenda hejuru. Nkuko tubonye ko Rusi hari ibyo yari yarirengagije. Iyo womatanye n'Imana ubigenda hejuru, maze ukabona yuko ibigeragezo uri kugenda hejuru, si wowe wenyine, hariho n'abandi. Nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ariko iyo uretse komatana n'Imana ubona ari wowe wenyine wapfuye. Ariko hoya, iyo womatanye n'Imana ubona ari rusange mu bantu. Ubona kandi ko Imana itagukundira kugeragezwa ibirenze ibyo wihanganira kuko igukunda. Ariko niyo womatanye n'Imana niho ubona amaso yo kubibona. Yusomye mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 13, haratubwira ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ngo kandi Imana ntabwo izadukundira kugeragezwa ibirenze ibyo twakwihanganira. Haleluya. Ngo ahubwo hamwe n'ibitugerageza izaducira kanzu, ngo kugira ngo tubone uko tubasha kubyihanganira. Imana ishimwe. Rusagira izina, rusaba nyirakuruza w'amahanga, aba mu gisekuru cya Yesu kuko yanambye. Nusoma turacyavuga Rusi, gusezera kwa Orupa byatumye Orupa nta handi yongera kugaragara. Ntukagira umwete wo gusezera nshuti yanjye. Ariko Rusi wanambye akihangana, na n'ubu turacyamuvuga, turamufataho urugero. Ari mu gicu cy'abahamya batugose twakwigiraho. Imana ishimwe. Komatana n'Uwiteka nshuti yanjye kugira umumaro. Nasomye igitabo cya Yosuwa mu bice 16 bya Yosuwa, mu bice 14, mu bice 14 bya Yosuwa, umurongo wa 6 kugera ku wa 14. Nasomye mu ngabo witwa Kalebu. Uyu Kalebu we na Yosuwa n'abandi bagabo 10 boherejwe kujya gutata igihugu nk'abayesipiyo. Bagaruka ari 12, ariko 10 bose bazana inkuru z'incamugongo ko igihugu cy'Ikanani ntawe uzagituramo, giteye ubwoba, kirimo Abanaki bababonye bameze nk'inzige, nabo ngo babitegereza ubwabo, ngo bari imbere yabo bakabona ni nk'inzige. Ariko Yosuwa na Kalebu bazana inkuru nziza, baravuga ngo yewe nimuhumure, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, akiduye
ari icy'amata n'ubuki. Muhumure, tuzabarya nk'imitsima. Barahari n'abanaki nibarebare birabareba, ariko ntibafite Imana ibarengera. Azana inkuru nziza. Uwo Kalebu rero igihe kiragera, Imana ihita imukunda we na Yosuwa. Iravuga ngo bariya bandi 10 bazanye inkuru z'incamugongo ntabwo bazagera i Kanani. Mwebwe mwembi mwenyine nimwe muzagera i Kanani. Yosuwa na Kalebu mu bari baravuye mu Egiputa bose, Yosuwa na Kalebu no bonyine bambutse bagera i Kanani. Bahageze rero, ngeze kuri Yosuwa, kuri Kalebu. Kalebu aragenda yegera Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa, ndashaka Heburoni yanjye. Yosuwa aramubwira ati Kalebu, urashashe. Heburoni uri muri Ekrama, uri musaba, harimo abanaki, ntabwo uzabashobora. Undi aramubwira ati hariho amakuru udafite. Ntabwo wibuka iby'Imana yatuvuzeho ge nawe turi Kadeshi y'Ibaruneya. Ati ntabwo wibuka ubwo umugaragu w'Imana Mose yadutumaga gutata igihugu, abandi 10 bakazana inkuru z'incamugongo, ariko tukazana inkuru zihumuriza. Byibuka iby'Imana yatuvuzeho cyagiye. Ati burya cyagiye urabyibuka, nari mfite imyaka 40, none ubu tuvugana hashize iyindi 45. Ubu nyine en total mfite imyaka 85, ariko imbaraga nari mfite kirya gihe mfite 40, na n'uyu munsi mfite 85 ziracyari nka zazindi. Aturabizi banganiriye nuko nomatanye n'Uwiteka. Uzasoma umurongo wa 8 n'uwa 14. Ibanga ry'imbaraga za Kalebu kuva kuri 40 n'akagera 85 akizifite, yaravuze ngo nuko nomatanye n'Uwiteka. Iyo umuntu yomatanye n'Uwiteka, no mu busaza agira imbaraga, no mu busaza agira amakakama n'itoto. Haleluya. Nubwo umuntu w'inyuma agenda asaza, ariko w'imbere iyo womatanye n'Uwiteka agenda ahinduka mushya buri munsi. Nasomye Zaburi ya 84, mpereye ku murongo wa 6 nkagera ku murongo wa 8. Harambwira ngo iyo wiringiye Uwiteka, hahirwa ngo abiringiye Uwiteka. Bene abo ngabo biringiye Uwiteka, bomatanye nawe, ngo niyo banyura mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo ngo ikagenda icyambika imigisha, ngo maze bakagenda bagwiza imbaraga. Haleluya. Ngo umuntu wese wo muri bo ngo akaboneka mu maso y'Imana Siyoni. Imana ishimwe. Komatana n'Imana no muri Baka, no mu bigeragezo, no mu ntambara bagenda bagwiza imbaraga. Yosuwa Kalebu aravuga ngo kuko nomatanye n'Uwiteka, ngo ibyo byatumye ngifite imbaraga kuri 85 nk'izo nari mfite imyaka 40. Twomatane n'Uwiteka, tugendane n'Uwiteka. No mu busaza tuzagira amakakama n'itoto, no mu busaza ntabwo tuzagabanukirwa, no mu bikombe, no mu bigeragezo nitwomatana n'Uwiteka, Imana ntabwo izatureka. Nshuti zanjye rero, nageraga ngo uru rukundo rwa Rusi yakunze nyirabukwe rukamutera komatana nawe, natwe tomatane n'Imana yacu, twomatane nayo ku manywa na nijoro, twomatane nayo. Uru rukundo natwe nirwo Imana yadukunze, ndagira ngo tuyikunde en retour, natwe twomatane nayo. Ntabwo izatureka. Ku manywa izatubera inkingi y'igicu, nijoro izatubera inkingi y'umuriro. Twomatane nayo nshuti yanjye. Uru rukundo rwa Rusi kandi hariho ikindi kintu runyibutsa yuko abashakanye cyangwa ababana, umugore n'umugabo bakwiye komatana, bakabana nabo akaramata. Twarasezeranye amasezerano, tuvuga ko tuzabana akaramata, tugatandukanywa n'urupfu, cyangwa Kristo agarutse akatujyana mu ijuru. Ayo masezerano nshuti yanjye, twomatane. Imana yaduhaye abo tubana, Imana yaduhaye abatware, Imana yaduhaye abafasha nk'abizatubaza. Twomatane nabo, ariko mbere ya byose komatana n'Imana nibyo bizadushoboza komatana n'Imana yaduhaye kubana nabo. Haleluya. Birashoboka. Ubu tuvugana ndashaka kubabwira akantu. Maze kwakira Yesu nomatanye nawe hashize imyaka hafi 30, ariko nagiranye isezerano na Yesu yo komatana nawe. Imyaka hafi 30 irashize. Suko inzira yari umuharuro, hari ahanyerera, hari ahatambika, hari aho imvura yagwaga. Muri uru rugendo harimo ibibazo, harimo amajwi muri iyi nzira, rimwe na rimwe akubwira ngo ntuzagerayo. Mu Kristo we mu rugendo
yaboneyemo amagufwa ngo yabatwikiwe muri iyo nzira babahora uwo mwami bari bakurikiye, aratwikwa, bagatwika, abonamwo amagufwa yabatwiswe bahorwa iryo zina. Ariko Yesu yandindiyemo, ndacyarimo ndamushima kubwo komatana n'Imana, kubwo komatana n'Uwiteka. Yesu agenda ashoboza, twomatanye n'Uwiteka adushoboza komatana nabo yaduhaye, nabo yadushinze, tukihangana, tukagenda tugira ngo turebe ko twazabageza mu ijuru, ko twazagerana nabo mu ijuru. Buri wese mu b'Imana yahuje nabirababwira ngo bomatane, urebe ko wazabageza mu ijuru, urebe ko wazageza uwo mugore mu ijuru, uwo mugabo mu ijuru wamuhawe nk'uw'Imana izamubaza. Ubu tuvugana aya magambo mbasomeye, Imana yashyize muri nge inkangurira, yashyizemo akaba mashya. Aya magambo niyo yaranditse kuri invitation z'ubukwe bwacu. Ubukwe bwacu twabukoze ku itariki ya 11 z'ukwa 2/1995. Ubu tuvugana aya magambo hashize imyaka 25. Inzira ntabwo yari iharuye. Wari wagenda mu nzira ukanyerera, ubunyereri bukakuzunguza, ukabona urahindukiye urebye iyo waturukaga. Ariko nubwo byagenze bityo, komatana n'Uwiteka byamfashije kunesha mu rugo, byadufashije kwihangana kugera kuri uyu munsi. Ntabwo byoroshye, ariko gusezera ntabwo ari wo muti, kudivorsa ntabwo ari wo muti, ahubwo turihangana. Imana igenda itwihanganisha. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani 24:10 ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Ihangane, womatane n'Imana ikubashije komatana n'uwo yaguhaye kubana nawe. Yesu aguha umugisha. Birashoboka ko eforo ufurunisa, umwerera imbuto, ukora ibikureba, wenda size ubona arotur. Birashoboka, ariko humura ntucike intege. Nkuko Nawomi yereye imbuto mugenzi we, mukazana we, izo mbuto zigatuma Rusi aba mu bigirwamana by'iwabo. Birashoboka ko wamwerera imbuto, birashoboka ko kwihangana kwawe kwamuzana, kwagarura umutima we, nkuko imbuto za Nawomi zazanye Rusi, maze ukazamugeza mu ijuru. Ihangane, kiranuka ku rwawe ruhande, kuko buri wese afite inshingano ze. Ahari gukiranuka kwawe, ahari kwera imbuto kwawe, bizamugarura. Komera, womatane na Yesu. Sinzira igororotse, sinzira yoroshye, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana izatubashisha. Womatane n'Imana d'abord. Numara komatana n'Imana ukayinambaho, izagenda ikwigisha, igushoboze komatana n'uwo mwashakanye, mubana karamata, mwihanganire byose kugira ngo urebe ko wazamugeza mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Mureke twomatane n'Imana, mureke twomatane na Yesu, maze Imana idushoboze komatana nabo dushinzwe, n'ab'Imana yaduhaye. Yesu abaha umugisha kandi abashyigikire ibihe n'iminsi yose mukiriho. Amen.